Wabyumvishe neza, nitwa Ismail Mwanafunzi. Ndatekereza uyu mwaka n'undi uzakurikiraho hari igihe uzaba warapfuye, ibisekuru byawe bitakikwibuka, nta muntu ukikwibuka. Mu kiganiro wari uzi ko kibera kuri radiyo Rwanda, ndakurarikira kujya ugikurikira. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Welcome. Amazina yanjye nitwa Jonas. Ese muratekereza iki kiganiro ngiye kujya mbakorera cyitwa ngo iki? Ndabizi ko mushishikajwe no kumva izina rya kino kiganiro, ariko ngiye kujya mfata abasitari bose. Iki kiganiro ndabizi ni umuti, ndajya nkurarikira kugikurikira. Ngiye kujya mvuga abasitari bose, mvuga amafaranga batunze, ibikorwa bafite, imitungo yabo n'ibindi kurarikira. Mvuge n'ibikorwa bagenda bakora, n'icyo wabigiraho. Ese n'icyo wakwigira ku basitari bari gutera imbere. Niba ukunda shuwadiro z'abasitari, kumenya ibyabo byose, kumenya imitungo yabo, kumenya ubuzima babayeho, imibereho, iki kiganiro tugiye kujya tugikorera hano kuri iyi channel. Ndakurarikira kujya unkurikira. Nitwa Teacher Jonas. Iki kiganiro nyikoranye vibe, nyikoranye imbaraga, kandi nyikoranye ubwitonzi. Reka nshishikarize umunyarwanda wese, wowe uri kunyumva, wumve ko hano utekanye. Kuba utari kundeba ejo bundi twahura, kandi ndagira ngo ibiganiro byacu bigiye kuba shuwadiro kandi ni fire. Ndagushishikariza kujya ubikurikira umunsi ku wundi. Channel y'inyungurabumenyi, apana kuba channel idafite ikimaze. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese Ismail Mwanafunzi kubera iki channel itakigaragara ku rubuga rwa YouTube. Ushobora kwibaza impamvu channel itakigaragara ku rubuga rwa YouTube, ariko uyu munsi ngiye kubwira akantu kandi kuri channel ya Mwanafunzi twakita ko YouTube yayikuye ku murongo bitewe n'uburyo yagiye akoresha ibihangano by'abandi mu buryo butemewe. So nihanganishije abakunzi ba Ismail Mwanafunzi, kubera ko ibiganiro yatugezagaho byari wane. Ubundi Ismail Mwanafunzi yatangiriye kuri radiyo Rwanda mu kiganiro bita wari uzi ko, aho ari umucukumbuzi n'umunyamakuru mwiza. Niyo mpamvu natangiranye intro ye, n'ibindi byinshi wagenda umenyeraho. Ni umuhanga kandi ni umusore ukiri muto cyane, wakigiraho byinshi. Ese ni izihe ngaruka wenda bizagira ku bamukurikira, ku bafana, ku channel itari kugaragara kuri YouTube, kuba channel itarimo iragaragara, kuba nta biganiro arimo arakora? So turabizi ni ukumwihanganisha. Ibi harimo ntabwo byoroshye, kandi ni ibihe nawe bitakorohana kugira abasubscribe 400, ibihumbi 400, ukabyuka ugasanga channel yawe bayikuyeho. So natwe ni byinshi twagiye duhura nabyo, kuba dutangira, kuba dukora amacano bakagenda bayasiba bitewe n'amakosa tugenda dukora, gukoresha content z'abandi tutabiherewe uburenganzira, content ID, cyangwa se content claim, copyright claim, copyright protected. So nicyo bita strike. Ibyo nibyo bihabwa umuntu gusibwa channel ye cyangwa se kuburizwa irengero kuri YouTube. So uyu nguyu Ismail Mwanafunzi ikiganiro yakoze, so cyari kirimo copyright menshi, copyright claim, copyright protected na copyright strike. Iyo baguhaye strike 3 bahita bakuraho channel yawe vuba cyane, cyangwa se bakayikuraho warning baguhaye. So uri umunyarwanda kandi uramukurikira, ndabizi ko utarimo kubona ibihangano bye, ndabizi ko utarimo kubona amavideyo ye, kandi zari video z'agaciro
zifite agaciro ku bantu kubera ko ni umusesenguzi mwiza, analyzer cyangwa se philosopher mu bijyanye n'imikorere ya YouTube, mu bijyanye no guha serivisi nziza abantu, ariko ndatekereza nk'umuntu w'umuhanga azayigarura kandi azaka ubujurire kuri YouTube, niba atari ikibazo kirenze cya danje bazayimugarurira, ariko niba harimo ikibazo kinini yarakoresheje ibintu by'abandi byinshi, mukureho ubwo azatangira bundi bushyashya, afungure indi channel. Ku bakunzi be tuzakomeza tumusapotinge kandi tuzakomeza tumuhe attention, tuzakomeza tumuhereze, ariko icyo nagira ngo wigiremo nk'umunyarwanda, kuza kuri YouTube ntabwo byoroshye. Urabona igihe yatangiriye hashize igihe kinini, hashize imyaka myinshi arimo arakora. Urabona kugira abasabu 400,000, abasubscribe bagufollowing, abantu bagukurikira, ni ibintu utageraho mu gihe gitoya. Umva video ze zari zifite views menshi, agihembwa aribwo atangiye guhembwa, so byanyabyo afata agatubutse. Ariko ndatekereza ku bakunzi ba Ismael Mwanafunzi, mumwihanganire kandi mukomeze umusapotinge, munamwihanganishe, ni ibihe bitoroshye. Ndagira ngo niba uri kumva iki kiganiro, iyi video uyimungerezeho, umumbwire ko ndimo ndamushimira kubw'urugendo yakoze rudakorwa na buri umwe, kubw'inama ze yahaye abantu, no kubwo kwihangana, gukomera no kudacika intege mu gutangira. Ndabizi ko gutangira bigora, ndabizi ko gusubira inyuma gukena, nyine kubaho nabi bitewe n'ibyo yakoze bikaba biri gusubira inyuma. Turabizi natwe twagiye twimwa za monetize bitewe n'amakosa twagiye dukora. Nk'ubu njye mfite channel nimwe monetize, ariko njye nayo nyimaranye amezi make nari mfite views zigiye kugera muri miliyoni. Ugenda usacingemo Jonas Christian Motivation, Jonas Kristo Motivation, urahita ubona. Nasibye amavideo yose nari mfiteho video zigera muri 500, nyina ndatangira ubu mfiteho video 30. Ndatekereza nkamwe mudukurikira, aba viewer, mwakwiye kujya muduha support, mukareba amavideo yacu akarangira, kugira ngo YouTube ijye ibona ko twakoze neza, ikomeze gusapotinga aya mavideo. Iki kiganiro ngiye kujya nkikora, ejo nzakora kuri Bruce Melody, Rocky, buri musitari wose uzi nzamukoraho. Mba nirinze gukoresha amavideo yabo cyangwa se amafoto, kuko abafite copyright protected. Urumva niba video imwe ituma channel yawe bayikuraho, urumva gukoresha amafoto yabo ni hatari. Ubu niba Ismael Mwanafunzi channel bayitwaye bakura kuri YouTube, iyanjye ndi muntu ki batayikuraho? Mujye mutwihanganira, tujye dukoresha free stock cyangwa se zira image z'ubuntu. So ndatekereza uri kunyumva neza 100%. Ariko ese biratwigisha iki nk'abantu bashaka iterambere? Biratwigisha iki nk'abantu bakoresha YouTube by'umwuga? Biratwigisha iki nk'abantu bashaka kugera aho bagera, gukoresha YouTube ikabagirira akamaro? Icyo nakubwira nk'umunyarwanda cyangwa umuntu ushaka gutera imbere, jya wirinda gukoresha ibihangano by'abandi udafite uburenganzira. Kabone niba ifoto fair use, kubikora nabi bituma ugeze muri copyright protected, ugasanga uhuye n'ibibazo. Umunyarwanda wumva ushaka iterambere, gukora kuri internet, gucuruza kuri internet, nk'umunyarwanda wumva ushaka kugira culture nziza, iterambere ryiza, nuko wazajya ukoresha ibihangano byawe
wahimbye ifoto yawe cyangwa se ifoto wakuye muri Freestock, amafoto aba yemerewe gukoreshwa ujya ku mbuga nkoranyambaga nka Pixels, Pixabay na Freecanva n'izindi nyinshi kuri amafoto yo gukoresha utiriwe ukoresha amafoto y'abandi ndabutari, ugasanga uhuriye mu bibazo bya copyright protected, ukoresha igihangano cy'undi utabifitiye uburenganzira. Niba ugejeje iki kiganiro ukaba wishimiye uburyo ndimo guhamo amakuru, nawe nagira n'inama kino kibazo cya Ismael Mwanafunzi, ndagira ngo ukande like, usharinge video, nyamuneka wandike igitekerezo wihanganisha Ismael Mwanafunzi kubwo kubura channel ye, kandi unagira inama inshuti n'urubyiruko, ukande like, share video, sharing mu magroup yose kugira ngo na Ismael Mwanafunzi abibone ko tuba turi kumwihanganisha umunsi ku wundi, natwe abasimoro creator tugitangira gukoresha, ariko dufite intumbero zo kugera kuri byinshi. Icyo nagusaba wowe nk'umunyarwanda, ndagira ngo iyi video niba ufite uburyo wayimungerezaho, imungerezeho ndababye. Kandi nkomeje kubashimira kubw'itange mukomeje kugenda mutwereka, nkomeje kubaha umwanya wanyu, kandi nkomeje no kubashimira ku bwa buri kimwe muri abavandimwe. Ismael Mwanafunzi rero ashinjwa arashinjwa gukoresha video cyangwa se amagambo ariho za caption aba yiyandika, kuri screen, ariko afite copyright protected nyine. Arashinjwa gukoresha fair use nyine buryo budasobanutse, gukoresha ibihangano by'abandi mu buryo butameze neza. Ndi umuntu nawe numva icyo kibazo nahuye nacyo, nari mfite abasubscribe 7,000 ngiye kwa applying monetization, barayinyima ngo nakoreshe screenshot itarimo voice over. Nyine kuri screenshot ya video ntushyiremo voice over, ugashyiramo indirimbo. Rero bahita bakubwira ngo lower quality, ntabwo wemerewe monetize is not available here, eligible, ntabwo wemerewe kuba eligible kuri channel yakora ko wakoresheje ibihangano abantu basaba gusiba. Wamara gusiba ukongera ugatangira bundi bushyashya. Ni igihombo cyinshi ku mu content creator kandi n'imbogamizi, ariko kubwo kwihangana k'umuntu ushaka iterambere, k'umuntu ushaka kugira icyo ageraho, arabikora. Ismael Mwanafunzi nagira ngo umwihanganishe, mumubwire ngo bibaho, kandi unamufashe kumusapotinga, kandi nanjye ntimwibagirwe kunsapotinga mukanda like, subscribe, muri aya marira menshi mu kwihanganisha Ismael Mwanafunzi ku kibazo cye cyo kubura channel ye, nk'uko natwe bagiye bazitwambura tukihangana kubera kutamenya no gusobanukirwa. Ariko reka ngira inama Ismael Mwanafunzi, gira umwarimu wawe ChatGPT, umwarimu wawe mugire ChatGPT, ujye uyibaza uyisobanuze byose ku bijyanye na YouTube, numvishe ibizi, unayibwire gushakira amakuru ku bijyanye, kandi nawe ujye uyikoresha ChatGPT, buriya n'umwarimu mwiza. Nakoze ikiganiro cy'uburyo wayikoraho, wayishiriza nyine yakwishirizaho. Bakunda cyane, iki kiganiro tukirangiriza hano. Amazina yanjye nitwa Teacher Jonas. Uyu munsi turavuga kuri Ismael Mwanafunzi. Ikiganiro title yacyo nicyo iraba yitwa, ni Superstar i Kigali. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.